I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know. Boost Life Gicumbi. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heart? Ni ikigo cy'ishoramari cyaje gikenewe muri Gicumbi, aho kigamije ubucuruzi ariko bifitiye abanyagicumbi akamaro. Nyarukira mu kagari ka Gisunu, hirya ya gari, hafi ya ADPR, aho HCR niho ugisanga. Hari serivisi zinyuranye zikenerwa n'abaturage bose, zirimo cafe, bar, restaurant, amacumbi, kwakira ibirori, inama n'amahugurwa. Hari sauna na massage ndetse n'ibijyanye na gym ibangikiranye na Aérobic, nkuko tubitangarizwa n'umuyobozi mukuru w'icyo kigo CEO Turikumana Tadeyo. Aragaruka ku ntego yacyo n'icyerekezo. Twashoboye gusura serivisi zose maze baradutembereza. Ukihagera usanganirwa n'amahumbezi meza yo mu misozi miremire, aho n'inyubako bakoreramo zijyanye n'igihe, ndetse n'iyo hageze ugahagarara ku mabaraza hasi no hejuru uba witegeye ibirunga n'imisozi myiza ya Gicumbi, Burera, Musanze ndetse na Nyagatare, tutibagiwe na Gatsibo. Aho kuri Boost Life hari serivisi y'amacumbi meza wazana n'inshuti cyangwa umuryango wawe wose mukaharuhukira kandi mugatarama. Hari serivisi za cafe, bar na restaurant, abafite customer care iri ku rwego rwo hejuru n'abakozi basobanukiwe kuri buri kimwe. Wanyarukira mu kikoni ho n'ibindi bindi, uhitiramo ibyo ushaka kandi ku biciro binogeye buri wese yibonamo. Bagira specialite zinyuranye mu mitekere no mu myokereze. Abakunda ruhago rwose ni mu bisubizo. Hari DSTV na Canal Plus, chaîne cyangwa channels zikenerwa na benshi, kandi akarusho hariyubashye. Wicara wisanzuye nta rusaku, uri no mu mutuzo, ufata rimwe cyangwa abiri biterwa no kumufuka. Ibyo bijyana n'igisopi cya buri weekend, aho usanga abacuranzi basusurutsa abaje bahagana, ndetse n'abakoresha iminsi mikuru murahishiwe kwakirwa neza. N'abakora inama n'amahugurwa ni karibu. By'umwihariko niho honyine muri Gicumbi usanga hakorerwa massage na sauna, byari byarifujwe na benshi, kandi murabizi ko ari ingenzi ku buzima bw'umuntu mu kwita no gusigasira umubiri. Boost Life ifite gym na Aérobic byujuje ibyangombwa kandi birimo abatoza b'umwuga, apana ba rupigapiga.